urebye ikibazo kiri hejuru ku isakaro ni amategura. Muri groupe scolaire Rwahi, ishuri riherereye mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke, ni hamwe mu ibyumba bimwe by'amashuri biva cyane ku buryo ngo mu gihe cy'imvura hari nubwo amasomo ahagarara. Birabangamye ni ikibazo kuko nk'iyi mvura iguye hari aho nanone amasomo ahagarara kubera imiterere yabyo. Ubwo rero bivuguruwe mu buryo bwihuse byadufasha. Urebye ikibazo kiri hejuru ku isakaro ni amategura haragiye amenagurika. Ubwo rero batayavugure ngo bayakomeze, hari n'igihe bayegura ng'ikibe kikabagwaho cyangwa si impuza igisenge kikabagwaho kikabenuka kikagwa no kuba ari gukinira hanze. Birabangamye kuko umuyaga ushobora kuza n'igitwe cyo hejuru kigahubuka kikaza kikagwa ku bana bacu. Tugira impungenge nanone zo kuba ayo mashuri ashobora kuzamanuka igihe kimwe akagwa ku bana bacu. Ibibazo nk'ibi bigenda bisaba amafaranga yo kubisana ariko ntaboneke kugeza naho bimwe bigenda bisenyuka burundu. Niho abanyamabanga nshingwabikorwa b'uturere twa Musanze ndetse na Burera bahera bavuga ko kuba basaba Roda na Minecofine amafaranga ya maintenance ariko ntibayabahe ariyo ntandaro y'ibikorwa nk'ibi bigenda byangirika ariko bikabura gisanwa. Turakora imishinga myinshi ariko buriya ntabwo Roda cyangwa Minecofine bajya baduha amafaranga ya maintenance. Ni ikibazo gikomeye kuri maintenance, niyo tuyashyira muri budget turayakuramo bakavuga ati muzarebe uko mukora cyangwa mushyiremo revenue cyangwa so aho naho hakeneye ubuvugizi kugira ngo habeho budget ya maintenance. Naho ubundi niyo mpamvu ngo ari bikorwa imyaka 2-3 tukabona birasa nabi, blame ikagaruka n'ubundi kuri twe kubera ubushobozi. Usanga umureko ugatoka cyangwa ukajya muganga ariko ntabwo umureko niba ruzo ntabwo twakoresha umuganga kuko badafiteje niba bikeneye budget bakora umureko n'ibindi. Rero urareba kubera ko nta mikoro ufite azavukangirika. Ku ruhande rwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice wavuga ko nubwo amafaranga yo gusana bimwe mu bikorwa abakenewe, gusa ngo n'uturere tuba tugomba gusigasira bimwe mu bikorwa ku buryo wenda n'ibyangiritse hashaka uko hakorwa ubuvugizi kugira ngo amafaranga yo kubisana aboneke. Ko nabo tukabagira inama abayobozi b'uturere cyane ngo mvuga koko turubaka ibikorwa n'iterambere ni byiza, ariko bya bikorwa umugenzuzi inama yatugiriye nuko habaho na gahunda yo kubisigasira ariko nta maintenance, ariko aho bibaye ngombwa tugakora n'ubuvugizi kugira ngo ingengo y'imari turuka muri central government nayo iboneke. Rwego wa Robert ushinzwe ubushakashatsi muri Transparency International Rwanda avuga ko bagiye gukora ubuvugizi ku bijyanye n'iki kibazo. Gukora ubuvugizi ku rwego rwo hejuru bavuze ko nta ngengo y'imari babona bijyanye na maintenance kandi n'ibyo ibibazo bafite, kandi bavuze ko bafatanyije n'ubuyobozi bw'intara bazakora ubuvugizi yawe ishoboka ingengo y'imari ikaboneka. Muri rusange ngo kuba uturere tudahabwa amafaranga ya maintenance ngo usanga bigira ingaruka zikomeye, ngo kuko nk'iyo ibikorwa bimwe bisenyutse usanga bishyirwa ku karere nyamara kaba kadafite ubushobozi bwo kuba kabisana. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.